Yesu ashimwe. Ndabasuhuje mu kiganiro umudendezo. Ni mubyeyi mama Moise ubakunda cyane kandi namwe nzi ko munkunda. Imana iduhane umugisha, kadukomeze twige ijambo ry'Imana, kadusenge. Uwiteka Nyiringabo, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye umunsi waturemeye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Reka mwami tugiye kwiga ijambo ryawe, reka Mwuka Wera aze muri twebwe atuganirize kandi atugire inama, kuko mwami Yesu ujya gusubira mu ijuru aravuze ngo uzatwohereza Mwuka Wera, ngo ntabwo dusize twenyine, kandi ngo Mwuka Wera azatubwira ku byawe no ku bya data, nibyo bizadushoboza. Rero duhamagaye Mwuka Wera ngo akomeze abe muri twebwe agwiriye, atwigishe, adukebure, aducyahe kandi atugire inama, tubashishwe muri uru rugendo rujya mu ijuru. Ngaho abana natwe n'abarumva ijambo ryawe, bohereze Mwuka Wera wo kubasobanura no kubagira inama, komeze kubana natwe muri byose, ni mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gusoma muri Matayo igice cya 25, turahera ku murongo wa 31. Umutwe w'amagambo uravuga ngo gucirwaho iteka. Umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azishyire ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, murage ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati, mwami twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo kunywa, kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika, kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? Umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi, ari njye mwabikoreye. Imana ishimwe. Aha umutwe w'amagambo batubwiye ngo ni ugucirwaho iteka. Gucirwaho iteka ni ibintu biba mbese kuri finari. Urabona hano ngo umwana w'umuntu azazana n'abamarayika be afite ubwiza bwe, yicare ku ntebe ye y'ubwiza. Ni ukuvuga ngo ni hari igihe kizagera Yesu aze yicare ku ntebe ye y'urubanza, narangiza acira abari mu isi ku iteka, ababwira abakoze neza n'abakoze nabi. Bidusaba iki rero? Kujya mu ijuru bifite amahame, kuba muri iyi si nabwo bifite amahame. Ntabwo ari ugupfa kuba kuri iyi si ntacyo tumaze. Niyo mpamvu Bibiliya bivuze neza ko azarobanura intama mu ihene, ngo azababwira ngo nari nshonje, nari nambaye ubusa. Ntabwo azababwira ngo ndabashimiye mwahanuye cyane, ndabashimiye mwaririmbye neza, ndabashimiye mwazamutse imisozi myinshi. Ibyo bifite umumaro ku giti cyawe, kubera ko niwo byungura, ariko hari akandi kamaro ukwiye kumarira Imana, ugafasha abantu uko bikwiriye. Uwo ushoboye kwambika ukamwambika. Usanga umuntu abitse imyenda, amavarisi yarazanye uruhumbu, udashobora kwambika abakene. Hano ijambo riratubwiye ngo naza kurobanura azareba imirimo twakoze, ntabwo azareba yuko waririmbye neza. Ahubwo twige gukora neza hakiri kare, ngo ugaburire abashonje, abari mu nzu z'imbohe ubasure, usure abari mu bitaro bashonje. Hari abantu baba mu bitaro batagira ababagaburira. Uko imbaraga zawe zingana ubikore. Naturanye n'umumama aranyigisha. Uwo mubyeyi yari umwadeperi, aza kurwara ajya muri koma. Ageze muri koma ngo yaragiye, yagarutse nyine atubwira ibintu yahuye nabyo. Yaragiye agera ahantu ngo bambara amakanzu, abona ikanzu nziza, baramwereka ngo niyo arayambara. Ajya ngo mu kindi cyumba kureba mu nkweto, kandi inkweto muzi ko zitwa ubutumwa bwiza. Arambara inkweto zanga kumukwira, zikaba nini, izindi ziba ntoya.
ashakisha ikanzu arayibura, ashakisha ikanzu nako ikanzu yari yayibonye mu mbabarire, ahubwo inkweto yarazibuze, ziba nini izindi zanga kumukwira zibana. Baramubwira ati hano nta nkweto zawe zirimo. Ati kubera iki? Baramubwira ati nta nkweto zawe zirimo. Baramubwira ati uzi impamvu nazo? Ntabwo ujya usura abantu, ntugaburira abashonje. Hari igihe ibintu tubivuga abantu bakabyita imikino, bakabyita ibyoroheje byandi by'abarokore, ariko ntabwo ari imikino. Ko iri jambo ryavuzwe na Yesu, iri ryo guciraho abantu iteka, ni Yesu wabivuze. Aravuga ngo narobanura azarobanura intama mu ihene, ab'iburyo ababwire mwarakoze, mwarangaburiye, mwaranyambitse, mwaransuye, ashire n'abandi ku ruhande. Kandi ibyo ugomba kubikora nta nyungu yindi utegereje, kuko Yesu yaravuze ngo nimusura ababasura gusa muzashimwa iki? Nimwambika bazabasubiza, mukaguza amafaranga bazabishura muzashimwa iki? Bikore nta yindi nyungu, ahubwo uvuga uti uriya muntu kubera ababaye ari kurira shonje, hano nkaba mfite ikiro cy'umuceri kamujyanireho wenda inusu. Nubikora Imana izaguha umugisha, kubera ko na Yesu aza kwitanga ntacyo yarebyeho, kandi biri tubwira kugera ikirenge mu cya Yesu. Iyo aba ataradukunze ntabwo aba yaririwe aza, yaje azi ko ari twe tuzamwica, yaje azi ko umuntu azamusuzugura, yaje azi ko umuntu azamubamba, yaje azi ko umuntu azamucira mu maso, ariko arihangana avuga kubw'urukundo mbakunda, reka nemere njyeyo mbacungure mbapfire nubwo bo batabyumva, ariko nzi ko ikintu nzakora kizavamo ibintu byinshi. Rero reka dufashanye, kuko Yesu naza kurobanura azarobanura abakoze neza n'abakoze nabi. Kandi Bibiliya iratubwira ngo imirimo izaduherekeza. Bibiliya ikatubwira ko imirimo yose izageragezwa, hari iy'ibiti, hari iy'ibyatsi, hari iy'amabuye, hari iy'izahabu. Buri murimo wose uzanyuzwa imbere y'Imana, niba uzabikora kubw'inyungu cyangwa kubw'ikugira ukorera Imana. Kuko iyo ubikoze, wa muntu watakambaga arira avuga Mana nshaka amafaranga y'ishuri y'umwana, agahora ku musozi akarara arira, iyo ubimukemuriye Imana irishimira, avuga ati umwana wanjye arahojejwe amarira. Ibaze nawe mbese ufite umwana akaba arira ashaka umugati, ababaye cyane, ukabona nta bushobozi ufite bwo kuwumuha, ukabona hari umuntu uwumuguhereye, umwana agahora, ntiwumva wishimye? N'Imana reka tuyikoreye kugira yishime. Hano iyo turebye muri Luka igice cya 7 umurongo wa 47 haravuga ngo nicyo gituma nkubwira yuko ababariwe ibyaha bye byinshi, kuko yagize urukundo rwinshi. Icyo gihe ni wa mugore wari waje asiga Yesu amavuta ku birenge, yabanje kurira, amarira yarayamukarabya, amuhanaguza umusatsi. Urukundo gusa rw'imirimo yakoze byatumye ababarirwa ibyaha byinshi. Uzi ko imirimo ukora ishobora gutuma ibyaha byawe bibabarirwa, kubera wa muntu wagiriye neza Imana yabibona igahita ivuga iti kanange uyu rubanza nari namushyizeho ndumukureho. Mutube abanyabwenge, ukore neza ukibishoboye. Ntabwo mvuze ngo utabishoboye, ko igihe ubishoboye jya ufata agahe uteke ujyanire abantu ku bitaro, jya ufata agahe niba ari uwo wafashisha ubufasha wumva ushoboye ubukora. Icyo gihe ntabwo ari uzaba ubikore, uzaba bikoreye Imana, nayo umwana wawe yishime, izina ryayo rihimbazwe. Nirishirwa hejuru bizatuma Imana nayo ikukuraho urubanza yari ifite. Hano tukongera kubona mu Baroma ngo ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi, nicyo gituma urukundo ari rwo rusohoza amategeko. Turabisanga mu Baroma igice cya 13 ku murongo wa 10. Ibaze urukundo rwonyine, kugira neza, bikukuraho urubanza rw'ibyaha kandi bigasohoza amategeko. Ya mategeko Imana ivuga ngo nzakutoranya mu ntama, nzakugira intama, n'imirimo uzaba wakoze. Ntabwo ari uko uzi gusenga cyane, ntari uko uzi kurimba neza, si uko uzi kubwiriza, ngo mureke dukore imirimo, kuko biravuga ngo imirimo izaduherekeza, ibindi byose bizasigara. Hari uzaba ushyizwe muri serikeye, imiryango izasubirayo, abana be bazarira basubireyo, umugabo asubireyo, umugore wawe asubireyo, mama wakubyaye asubireyo, n'abavandimwe n'inshuti n'abatifuza kugenda. Ariko ya mirimo ngo muzagumana, uzayijyana uyigeze imbere y'Imana. Kwisuzume rero urebe ko imirimo uri gukora ikwiriye. Iyo mirimo dukeneye nta nubwo ari ibintu birenze: gusura abari mu nzu z'imbohe, gusura abarwayi,
gusura imfubyi n'abapfakazi, ntitubasuzugure. Hari igihe usanga imfubyi isuzugurwa cyangwa umupfakazi yamara gupfakara abandi bagore ati ntabwo tukiri kuri revo imwe, uriya nitumwimenyereza azadutwarira abagabo. Oya, ahubwo mumwegere kuko ageze mu gihe akeneye inshuti. Hano noneho muri Yakobo hakandikwa ngo, Yakobo igice cya 4 n'umurongo wa 17, ngo nuko uzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha. Muri kubyumva? Bwa mbere twabwiwe ngo umuntu yababariwe ibyaha bye kubera ko yakoze neza. Noneho hasi hatubwiye ngo uzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha. Niba rero uzi gukora neza, bikore. Fasha abantu b'Imana, kuko Imana ntabwo ari izava mu ijuru ngize ikore abantu bayo, kuko kuva na kera twabonye Imana ikoresha abantu. Muri Egiputa ijya gukura Abisirayeli mu Egiputa yakoresheje Mose. Ijya gutabara ab'i Ninewe yohereje umuhanuzi Yona, aramubwira ati genda uburire ubwoko bwanjye. Ijya gutabara Abayuda yakoresheje Morodekayi na Esiteri, barasenga, Imana ibuza umwami ibitotsi. Buri gihe Imana ikoresha abantu. Reka ube igisubizo cy'Imana ku bantu yaremye. Abo ushoboye gufasha ubafashe, ibyo ushoboye gukora ubikore, kuko bizaguherekeza kandi bizatuma ibyaha byawe byinshi bitwikirwa. Imana ikubareho gukiranuka kubw'umurimo mwiza wakoze. He kugira abarira wakabaye ubahoza. Turasabwa kuko mu ijuru nitujyayo nta mirimo tuzaba tugiye gukorayo. Mu ijuru ni uguhimbaza Imana no kuyiramya. Mureke dukore rero, dukorere umugisha tukiri mu isi, twishakire imirimo izaduherekeza, twishakire imirimo izatuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngo abigishwa bakibana na Yesu barasangiraga bakabamya, maze no kugenda ngo basangiraga ibyabo, nta mukene wababagamo. Niyo mpamvu dukwiye gukora imirimo myiza kugira ngo Yesu naza kurobanura ko kazasange abana be baraho batandukanye n'ab'isi. Imana iduhane umugisha. Reka iri jambo rero ribane mu mitima yacu kandi turishire mu bikorwa, twige gukora neza, kuko tubonye ko gukora neza bitwikira ibyaha byinshi. Kandi ngo uzi gukora neza ntabikore, tubonye ko bimubereye icyaha. Reka rero dukore neza kugira ngo Yesu naza gutoranya azadushiremo ntama ze bikurikije n'imirimo twakoze. Imana iduhane umugisha. Uwiteka Nyiringabo, uri imbaraga zacu, uri ubuhungiro, niwo mujyanama w'ukuri dufite. Ijambo ryawe riratubwiye Mwami ngo uzarobanura intama mu ihene. Uzavuga ngo baragusuye, twacumbikiye abashyitsi, baratwugaburiye. Mwami w'abami, igihe ubikoreye ngo umwe woroheje kurusha abandi ubikoreye Imana, dusanze koko hari imirimo mye tutagiye dukora. Dushoboze gukiranuka mu byo waduhaye. Dushoboze Mwami gufasha abakene. Dushoboze Mwami wanjye kugira ngo tugaburire abashonje. Turinde kubinuba no kumva ko tutari ku rugero rwabo rumwe, ahubwo dushoboze dushyiremo wa mutima wari muri Kristo Yesu. Kubw'urukundo rwawe waje kudupfira, ntacyo urebeyeho. Natwe duhe gufasha bagenzi bacu ntacyo turebeyeho. Udushoboze kwera no gukiranuka, udushoboze kumvira amategeko n'amateka yawe, kuko amategeko yawe niyo azatushorera ngo atugeze iwawe mu ijuru. Kandi ngo uzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha. Turinde rero gukora ibinyuranye n'ijambo ryawe. Duhe gukora neza, kuko gukora neza ngo bitwikira ibyaha byinshi. Reka ubwoko bwe buri bubyumve bukosore, buri wese akore neza nta nyungu agamije, atagamije kwerekana ko ari icyo arusha undi, ahubwo abikora bikoreye wowe. Mwami ashimwe nawe, ye gushimwa n'abantu, ahubwo byose byandikwe mu gitabo cy'imirimo izabaherekeza. Ngaho bana natwe, ineza yawe iganze, kandi ubwami bwe bukomeze kubana natwe muri byose. Byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.